nongeye kuguhereza ikaze kuri iyi YouTube channel. Izi ni impinduka mu burezi. Hari ibintu byinshi Minisiteri y'Uburezi REB ku bufatanye na NESA bahinduye, gusa hari ikindi kintu cyiza tugiye kubabwira muri kino kiganiro cy'uko amanota cyangwa se ibizamini byo mu wa gatatu byamaze gukosorwa. Abarimu bose bagarutse mu ngo, abasigaye ku kazi ni abari kugenzura bareba uburyo ibizamini byakosowe, abari kugenda bashyira amanota muri sisiteme ku buryo biteganywa ko ku itariki 15 z'uku kwezi kwa munani amanota azaba yamaze kujya hanze, by'umwihariko aya pirimeri iyo azaba yamaze kujya hanze ku itariki hafi 13-14 kugira ngo abanyeshuri bazahite batangira kwitegura hakiri kare. Ibijyanye na segonderi byo hari imihindagurikire myinshi, by'umwihariko mu myigire y'abanyeshuri no mu myigishirize y'abarezi, ku buryo hari abarimu bigiye gukomerana, bamwe bakagabanyirizwa imishahara bitewe n'amasomo batatsinze igihe bakoraga ikizamini cy'akazi. Abanyeshuri benshi nabo bagiye kuba bakongererwa amasomo menshi muri section bigaga bazajya bakora mu kizamini cya leta. Bakibaza ngo izo mpinduka rero ni izihe? Benshi ntabwo babizi, abenshi bagiye babyumva ibintu ukuntu kwinshi kugiye bitandukanye, ariko noneho NESA ku bufatanye na REB baje babishyiraho umucyo bavuga amasomo agiye kongerwa mu kizami cya leta muri buri section yose iri mu gihugu cy'u Rwanda. Kabone niyo waba wiga indimi, aya masomo arakureba, uzajya uyiga ku kibi n'ikiza kandi uyakore mu kizamini cya leta. Wakibaza ngo ayo masomo rero ni ayahe? Impinduka zigiye kuba mu burezi, abarimu bo ni ibihe bintu bigiye kubahindukiraho, cyane ko abarimu benshi bari mu burezi. Minisitiri ushinzwe uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda ari na wazanye impinduka nyinshi, akazana bino bintu byo gukora mu kizamini ibibazo byo guhitamo cyangwa se ibyo bita ngo choix multiple. Ibi ngibi nyine ugenda uhitamo, akaba ari wabizanye, ariko hakaba hari n'impinduka nyinshi agiye gukora mu burezi, kuko ngo we ikibazo yaricara areba asanga abarimu benshi bigisha atari uko bakabaye bigisha, hari n'abahembwa ngo amafaranga batakabaye bahembwa, akaba ariyo mpamvu hari impinduka nyinshi zigiye kuba mu burezi bwo mu gihugu cy'u Rwanda. Byose tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Mbere na mbere reka nguhe ikaze kuri YouTube channel, kubwira ngo niba uri mushyashya kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel Rwanda kuri YouTube channel Isaac Empire. Ndetse nguhaye ikaze nge tugiye kubana ndi Isa, kuko bisanzwe bigiye no kuba buri munsi. Ikintu cya mbere rero kigiye kuba, reka duhere ku barimu. Murabizi ko hari abarimu babigisha amasomo y'amasayanse ariko batize icyongereza neza muri kaminuza. Igihe rero aba bose bajyaga gusaba akazi, wasangaga nk'umwarimu niba yarize imibare na shimi arakoze, muri shimi abonye nka 80, umubare nka 85, ariko ugasanga mu cyongereza niba bari bafite ku manota 60 yifite nka 50, 35. Byo ugasanga umwarimu arigisha ariko nawe kuvuga icyongereza cyinshi rwose wapi. Usanga ibyo bintu ntabwo nababizi. Impinduka rero zigiye kubaho nuko aba barimu benshi bagiye kugabanyirizwa imishahara. Kino gihe umwarimu wigisha muri pirimeri umushahara yari guheraho amafaranga azajya afata mu ntoki yakatuwe, ejo heza, imisoro y'igihugu, ibiki n'ibiki, yari 1,600. No muri segonderi ho bakatuye bakuyeho ibiki n'ibiki, ugasanga ari gufata mu 150, ariko ubundi yahembwaga 170 ariwo mushahara wasohokaga. Izi mpinduka rero zigiye kuba ziravuga ko uzajya cyangwa se uri mu kazi yarakoze ikizamini cya leta, gisa nyine ndi kuvuga ikizamini cya leta kuko kwari ugusaba akazi nyine muri leta mu bijyanye n'uburezi. Yarakoze ikizamini ugasanga yakoze ikinyarwanda, yakoze imibare, shimi ndetse n'icyongereza, akabura amanota mu cyongereza gusa. Uyu mwarimu rero ibintu bigiye kumubaho nawe nagahomamunwa. Ugiye kubyumva gutya. Mbere na mbere umushahara we ugiye kugabanywaho 80,000. Mbere na mbere umushahara ugiye kugabanywaho 80,000, kuko Minisitiri w'Uburezi yavuze ko ikintu cya mbere gihari, uyu mwarimu ari guhembwa amafaranga atakabaye ahembwa. Yakabaye ahembwa amafaranga makeya, kuko nawe icyongereza kandi ari wo musaruro by'umwihariko tuba twiteze ku munyeshuri w'iki gihe. Basi niba atize ntarabona akazi, ariko agasohoka azi kuvuga byibuze icyongereza, yabasha kuba yakidefanda, ugasanga nyine wapi rwose ibyo bintu ntabwo abishoboye. Uyu mwarimu amafaranga yagiye kubanza agabanywe. Ikindi kintu gihari, uyu mwarimu agiye kuzajya yigisha nawe yiga muri kaminuza, yigishe andi masomo ariko muri kaminuza yiga nawe icyongereza.
ikindi noneho nabwo giteye agahinda n'ubwoba ni uko nazajya ava kwiga muri kaminuza amaze kwiga icyo cyongereza, mu gihe kingana n'umwaka azajya aza agakora ikizamini kindi cy'icyongereza yatsinzwe, kongera akamuhereza icyongereza agakora icyongereza mu gihe agitsinzwe cyangwa ntabona amanota by'umwihariko yifatizo kuba bafatiyeho, agahita yirukanwa mu kazi burundu, cyangwa se hazongera gutangwa andi mahirwe yo gukora ikizamini cya leta cy'akazi mu mashuri, akaba ariho yazongera kwa purayinga akongera agakora, nabwo atatsinda icyongereza andi masomo wapi rwose, yagitsinda noneho yatsinze andi masomo byose akaba yakongera kujya gutangira kuba yakora, kandi wenda wasanga yari amazemo igihe kinini, umushahara we wariyongereye dore ko buri myaka 3 y'uko ishize bagenda babongereraho ku mushahara amafaranga make bitewe nayo agejejemo. Izo ngizo nizo mpinduka zigiye kuba mu burezi ku bijyanye n'abarimu. Abanyeshuri rero muri buri somo ryose, muri buri section yose umunyeshuri agiye gutangira kujya kwiga mu kino gihe, haba mu ndimi, haba mu ma section yigisha ibijyanye n'imyuga ibiki, hari amasomo atazongera kubura muri ayo masection. Benshi bajyaga kwiga amasection menshi bacitse imibare bavuga ngo tubashaka kwiga imibare, ariko buriya nk'abigaga ubwubatsi bigaga umubare uteye ubwoba, bakiga shimi, isomo ry'ibinyabutabire nyine bakabigisha uburyo bagomba kuvangamo amasima ibiki n'ibiki, noneho ugasanga isomo nk'igifaransa wapi, icyongereza wapi, ariko noneho ibintu byahindutse kuko buri section yose umuntu azajya bayiga. Hari amasomo ngiye gusomera hano agiye kuba azajya yigishwa, ndetse buri muntu wese uzajya wiga azajya ajya kwiga abizi neza ko ayo masomo ari itegeko ko agomba kuba azajya yiga. By'umwihariko reka dufatire urugero kuri rino somo tugiye kubabwira, cyangwa se kuri iyi section yigaga aya masomo akurikira. Nk'abantu bigaga history, ubwo ni amateka, bakiga geography, ubumenyi bw'isi, bakiga literature, ubuvanganzo, bigaga imibare bakayiga nk'agasabo cyangwa se ikaza ari nk'inyongera, bakiga icyongereza kikaza ari nk'inyongera, ariko abakoze uyu mwaka kino gihe bo bagikoze mu kizamini cya leta ku manota 100, apana binongo byo ku manota ngo baragabanya bashyire wapi, ku manota 100. Bakiga ikinyarwanda nk'agasomo k'inyongera kuko nyine bigaga ubuvanganzo, bakiga igifaransa nk'isomo ry'inyongera. Ariko abagiye gutangira kwiga mu wa 4 iki gihe aho ibintu byenda gukomera, ndetse yewe abari mu wa 4 no mu wa 5 bagiye kwimukira mu wa 6, nibashyikayo bo ntabwo bazakora icyongereza gusa nk'uko uyu mwaka byagenze, bazongerwamo isomo ry'imibare, bashobore kuba bazarikora biri kuproposwa nk'uko abandi nabo batungujwe n'uko bazakora icyongereza mu gihembwe cya 3, bazakora icyongereza bakora imibare, bishoboka ko bazakora n'igifaransa. Ariko abagiye kujya mu wa 4 bo bazakora imibare n'ihame, bakora igifaransa, bakora ikinyarwanda, kiyongera kuri ayo masomo 3 yiyongeraga entrepreneur, yongereye entrepreneur n'isomo ry'ubucuruzi na general study, noneho bige n'isomo ry'ubumenyi bwa muntu ryitwa psychology. Mbega nyine n'isomo biga kabamenya ibyo umuntu atekereza, akabamenya niba umuntu ahubwo ngo afite kino kibazo, ibyo wakora, ibyo wamubwira, ibyo wamuganiriza, iryo ngiryo akaba ariyo masomo agiye kwiyongeramo. Yewe baba biga indimi, waba wiga ibiki, aya masomo nkubwiye aziyongera ku masomo yose wigaga, uzayiga wabyanga wabyemera. Ubwo niba utazemera kuyiga no kuva mu ishuri ukajya kwiga umwuga udasaba kuba wakiga imyaka 3. Reka ngushimire ko nyurikiganiro nkubwiye ngo nyindi isakurwa uri kuri Isaac Impanga, ubwira kora subscribe kujye tubona ngano byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ikanusha kandi nkabakunda kurusha amamesa. Ciao ciao.